ibana mbega ibiryo biryoshye kandi ubu wasanga uri gufata video. wapi man, Ariko mukunda gufata video walahi nzabona bigiye hanze. ntabwo byajya hanze man na video. Waboneje abantu. Brothers, buriya ibiryo byarabuze man. Kandi uri kurya basi kuri birajyamo. iri gufata sound Ariko wanabyumva ari kure yayo biba biri kure man. ibyo byarabuze uri kurya ipura ingano cyangwa Sarimbi n'ibyo uvuga ngo ariko umuntu asonza noneho wowe uracyarya ibishimbo. umuntu asonza gute ariko Ibishimbo koko bimeze nk'iby'urubavu bya kera mwa. by'urubavu bya kera. Muri Kigali ibi bishimbo babikuye ko nta mirimo ihaba. Ubundi i Kigali ntabwo duhinga ariko tugira amafaranga. Gusa abantu bumva barira ngo barayabuze nibo bafite ikibazo. Amafaranga arahaba n'ibiyakonsoma ni byinshi. Bigusigemo Wabinsigamo ubwo nturabura uzongera kurya ryari burasi batetse kubera ko naje. njya kugira wemere ko denze noneho nta nubwo natetse. Ibizi byavuye Ndabizi se. kire y'icyumweru urayimaze ubwo buriya koko uzavuga ko uri kurya iki? Man, kubaho ni mu mutwe man. Njya numva ngo inaha i Kigali ngo ikiro cy'umuceri kigomba kumara ibyumweru 2. Ntababeshye ntabwo ari i Kigali. Kandi ngo none ngo ukagitekera rimwe kuko ntabwo wabona amakara yo kugiteka ubuce buce. I Kigali hehe? Hano kari Gisenyi mu byahi kwanza. Mutumva ari kuvuga ikigoyi. Uwo mugoyi ariko yari yisobanukiwe aza kwibera i Kigali. Oya, Nk'umujene nari namusuye. hano ntabwo dushaka kubesha abanyarwanda man. Bababesha igihe kirekire ntimukajye mwemera. Nibatubwize ukuri muri Gisenyi ahantu hasa gutya batubwire. Bajye muri comment bazi bavuga muri Gisenyi ahantu hasa muri comment. Noneho wowe ujye muri comment uvuga uti ahantu muri ni Gisenyi. Nuvuga ngo ni Gisenyi uvuge n'ahari. Noneho tuzabatamo ikindi kibombe cya video tubagaragariza ahari. Arabaravuga ngo ni bwa bugeto bw'inyamirambo ngo handi ngo ku Gisozi ngo handi ngo haba abaturesi hajya abaturesi usicyari cyo ra abaturesi se sabakini. Nibwo bwa mbere mbonye umuntu w'Igisenyi utazi ijambo abaturesi. Abaturesi banza n'abakini. Mujye muri comment mumumbwire. Bakunda umukinnyi aba ari mu kipe atari yakina na rimwe aba ari umuturesi. Noneho munyumvire azi ngo ndi kuvuga icyongereza ngo umutuwarizime wapi abaturesi ikomoka ku baturage. Ndabivuze kandi bari kutubwira muri comment. Oya, asigaye baragashiraho. Kandi ubu ngubu hari abantu bazi ngo ibiryo twabitetse.
ubizanye ntabwo duteka. twabyibye Uzaze ubahereze nimero z'umuntu ukora delivery oya uzaguha imiti. usonza gusa ibiryo bigahita biza ugahita ugira gutya rimwe gusa. cyakoze bije dushonje mwa ibiryo bigahita biza. noneho mwana hari indi miti igezweho. iyo miti barayigura. waba ukeneye umugore agahita aza ugahita umubona araje ukabona umuntu uri kwigendera nka gutya araje ngo njye ngo ntaho burancika kubera wumvishe ukeneye umugore kubera wapi kubera iyo miti baguhaye gusa ngo ntabwo urancika urantunga. none iyo miti iva he? hari umuganga bita Ndera iyi televiziyo ikurikirwa n'abantu benshi twaba twamamaje. abaceni box bana kuri TikTok barandikira nde? TikTok hari Amani Gadi Erigado akaba na Buhuru Boy. no kuri Instagram ndakeka ari gutyo bimeze. Instagram niba nitwa nde ndarabyibagiwe. ukoresha urubuga utazi cyangwa wowe uri umu TikToker gusa no mu YouTuber? nanjye nta bya YouTube. Wepfa gushyiraho video wayireba utayireba birakureba. Nibikureba none se ubundi kitamemba ntabwo uteganya ko yazaguhemba mu minsi iri imbere? nubwo yamemba ayo mafaranga nayafashisha mikira. bajya kwifashishamo indaya nutubima aya mafaranga najya kuyafashishamo. oya nayiyasubiza. ubu waragize nabanza nawe bazaho bungukira kuko ubu nta kibazo cy'inzara ubwira iyo ushonje ibiryo biraza. nasubundi ayo mafaranga ya YouTube nayamaze. wakenera umugore akaza mfite imiti nshaka umugore yahita aza. naba nshaka ibyo kurya Evra agahita aza. uzi ko ayisaza koko ayisesa niyo waba uteruye kuma kwajana ntabwo ngewe Evra ngewe ntabwo yankubita. kuri kw'Imana ndarahiye niyo waba uteruye kwajana ntabwo izina duhereza ikibuga mwana utamenera ibiryo duhereza ikibuga ngewe noneho mpangane nawe ubwishe ukuri ngiye gukuramo ishati cyawagira ngo ni niyiruke agiye mungu ibyo yabwira ko no ke yo brada iyo umaze guhaga we nibwo wibuka kubyina. nababwiye ko ngewe nta kibazo cy'inzara ngira. mumbwire nkoresha imiti umupfuma nzanira ibindi. azi abanyarwanda ejo wabereka ati n'urupfu ry'ibiryo bingana gutya. Ebana ndahaze kabisa ariko kera ngo abantu umuntu yahagaga cyane bakamuza ngo niba ari imisoto. uzi imisoto ni ibiki? imisoto ni ibiki? bamunyuzagamo si ibiryo bikamuvamo byasigaraga mu misoto. imisoto ni ibiki? nanjye ndahaze muranyuza mu misoto kabisa. akoze ntabwo nari nzi ko nagusura indikiye gusa. nge ujya unsura buri saha. uwo mupfumu rero ndamukeneye. abantu b'i Kigali mwana abantu b'i Kigali nta bwenge bazi. i Kigali bitewe n'ubushomeri umuntu ujya kumusura mugapanga
agatera imibare akabona ibyo kukwakiriza atarabibona. Waba ugeze Nyabugogo fone agahita yikuraho amaze kumenya kuri seri. Yumvise kuri mu modoka. Kandi noneho akirengagiza ko ushobora no kuba ari bwo bwa mbere ugeze i Kigali. Man nge reka mbatere story. Igihe cya mbere umunsi wa mbere ngi Kigali. Ndi Rubavu ndi Mbo. Sibyo wari uzi kuri Mbo. Nzi ko ndi Mbo. Noneho nageze i Kigali Nyabugogo. Nageze i Kigali ejo bundi ndi mukuru mwana. Narebye abantu bahari ndavuga ngo wasanga ngeze ikuzimu nkaba nabizi ngo wenda napfuye. Ntabwo mbizi ariko nshobora kuba napfuye. Nusi wabonye abantu bameze nk'imirambo cyangwa wabonye amasura utabagira nabonaga bitewe n'ubwinshi bwabo nabonaga bameze nk'abantu bagatekereza. Nabona buri wese yibereye mu bye. Uri kumva? Ukajya ubona mbese barumiwe. Noneho mpita nibuka ko ikintu cyanyibukije ko ndi muzima nuko nibutse ko Nyabugogo bavuga ngo hari abajura. Ubwo nibutse nongeye kwibuka ko ngeze Nyabugogo. Bakwinze iki Nyabugogo? Njyewe ubujura ububandi bwanjye bwaramfashije. Nari nambaye ikabutura n'indani. Uri kumva? Fone narayifashe. Nyishyira mu kabutura n'indani yo hagati. Fungura imashini ya mbere kiramo fone, n'imashini ya mbere ndayifunga. Mpita nambara n'ipantaro kiraho n'umukandara ndawufunga. Nkajya n'igikapu nyishyira imbere ngenda imeze gutya nk'umuntu uteruye umwana. Niba zakubeshye nta muntu ujya i Kigali bwa mbere ngo yihagarareho. Iyo ikintu cyambaye i Kigali ntazibagirwa. Ukuntu nari nzi ukuntu ndi umunyamugi ndi Mbo ntawanyizikoroka. Bakangurisha inkweto urukweto rwo kumoso gusa ku mafaranga make inzi ngo ndabature nk'umunyagisenyi. Ngo ndabahenze Kigali nta bwenge bazi. Usanga nta maraso. Ikintu cyabaye nageze mu rugo nambaye nsanga ni mu kaguru kamwe. Ntabwo byumvise neza. Urukweto yari Air Force ya indi ya Danje. Nsanga ni mu kaguru kamwe. Ngira najyaga mpindura buri kanya nkavuga ati ndi kuzihengeka. Nkahengura nkamuna ni mu kaguru kamwe. Usanga ni umuguru umwe bakugurishije no kwambara mu kaguru kamwe. Kibumoso gusa. Ni imiguru ibiri ariko y'umuguru umwe. Oya ni umuguru umwe w'akaguru kamwe. Ntabwo ndi kubyumva. Umuguru umwe muri kubyumvara. Umuguru ni urukweto rwuzuye. Noneho akaguru ukwambara mu kaguru kamwe. Urugurya uru urukweto rumwe. Uzamuye urundi byaba ari umuguru. Noneho byo kwambara mu kaguru kamwe. Byo byambaye baguhaye inkweto ebyiri zo mu kuguru kumwe. Inzi ngo natubuyesha mujye mwisubiraho niba uri kutureba uri i Kigali muri imbwa. Isambo gusa mwana hano dushaka twanasoza turahaza.